Rero nshuti zasinjira mu mizi mutarize ariko mumeze neza uyu munsi muzi tuganire ku buryo wabona inguzanyo muri banke ugatangira gukora business nyamara nta ngwate utanze. Ngiye kubabwira ubwoko butatu bw'inguzanyo wabona muri banke. Banke nasuye ni banke ya Equity, ndavuga ngo nzababwira uko bigenda. Ngiye kubabwira ubwoko bw'inguzanyo wabasha kubona muri banke maze ugatangira business nawe ukiteza imbere. Inguzanyo ya mbere rero abayita salary advance. Iyi ngiyi ni inguzanyo banke batanga. Ndi kubabwira ibijyanye na banke ya Equity kuko niyo nabashije gukoraho ubushakashatsi. Salary advance ni inguzanyo y'igihe gitoya ku bakozi. Ruvuga ngo ni ku bantu bose, ntago ari abakozi ba Equity Bank. Ni ku bantu bose bahembwa binyuze muri Equity Bank. Niba ku kazi kawe baguhemba ariko amafaranga baguhemba bayashyira kuri konti ya Equity, wemerewe gufata inguzanyo. Rero reka mbabwire ibyiza by'iyi nguzanyo. Ushobora gusaba inguzanyo ingana n'inshuro enye z'umushahara wawe. Tuvuge niba uhembwa ibihumbi 500, ushobora gufata miliyoni 2 kandi ukazazishyura igihe cy'amezi 12. Bivuze ngo ushobora kugira ikibazo ku kwezi ukaba wakitabaza Equity Bank bakaguha inguzanyo ingana ikubye kane umushahara wawe, ubundi ukazishyura amezi 12. Ibindi nuko gusaba inguzanyo birihushe kandi ibisabwa byayo ni bike. None reka mbabwire ibisabwa kugira ngo ubone inguzanyo. Ni ukuba ufite akazi gahoraho, ufite kontra nyine birumvikana. Icya kabiri nuko umushahara w'amezi 3 yashize agomba kuba yaranyujijwe muri Equity. Ugomba kuba nyine warakiriye umushahara byibuze amezi 3 ashize. Ikindi cya gatatu ni ugutanga kopi za historique zigaragaza yuko nyine wakiriye uwo mushahara muri banki. Ugatanga nyine fagitire z'umushahara wa vuba, inyemezabwishyu za banki zerekana ko umushahara winjiye n'ikarita y'imari. Ni ibingibi bisabwa rero gufata kugira ngo ufate iyi nguzanyo. Iyi nguzanyo ni nziza rwose. Uramutse ufite akazi ukaba ubona ufite ikibazo cyakurembeje wajya muri banki. Gusa ntago nzi ngo inyungu zayo zunguka gute kubera yuko ntago ndafata ibijyanye n'iyi nguzanyo, ariko mu by'ukuri iyi nguzanyo ni nziza yagufasha cyane. Wowe uri gutangira ubucuruzi butoya, wowe wagize ikibazo cyihutirwa gikomeye ubona kikugoye, ukaba inshuti n'abavandimwe z'iki gihe murabazi ibibazo by'amafaranga ntago bikibareba. So rero wajya muri Equity Bank bakagufasha kubona iyi nguzanyo. Inguzanyo ya kabiri ni easy loan. Ndashyiraho uburyo uyisaba. Iyi easy loan ni inguzanyo itangwa hakoresheje telefone. Ukanda akanyenyeri 5 ukajya kuri loan, ukagenda kuri check loan limit bakakwereka wowe iyo wemerewe. Ngiye narabikoze mbona nemerewe 500. Ndaza no kubishyiraho hano ku ruhande kugira ngo mubibone. Ngiye nemerewe 500, nawe wachecking ukareba ayo wemerewe. Ibyiza byo gusaba inguzanyo ni ukuyisaba mu minota mike ukoresheje telefone yawe, ukoresheje easy app cyangwa se ukanza akanyenyeri 5 Icya kabiri nuko ntukenera ingwate cyangwa amategeko runaka y'ubwishyu. Mu by'ukuri inguzanyo nta ngwate isaba. Mu by'ukuri icyiza kindi cy'inguzanyo nuko ushobora kuguza iyo nguzanyo wemerewe na telefone. Ikindi kandi cyiza nuko nyine iyo ngiyo yishyurwa mu kwezi. Iyo ukwezi gushize ushyiraho amafaranga n'inyungu yayo, barangiza banki ikiyishyura ukongera ukaguza. Murumva ko iyi nguzanyo yaba ari nziza cyane. Iyi nguzanyo rero yishyura mu kwezi, ariko iyi nguzanyo nyine inyungu yayo akenshi usanga ari 11 cyangwa 12%. Uvuze ngo niba usabye 100 ushobora kuzishyura 111 cyangwa se na 12 cyangwa se na 15 ushobora kugeramo bitewe. Inguzanyo rero ibisabwa ni ukuba ufite konti byibuze iri mu mazina yawe kandi imaze amezi 6 ikora, inyuzwaho amafaranga yaba umushahara yaba andi mafaranga ukunda kunyuzaho. Iyi nguzanyo barayiguha. Ikindi ni ukuba nyine ukoresha Equity warayuje na SIM card cyangwa se ukoresha application kuko nibwo buryo ukoresha uri gusaba iyi nguzanyo. Icya gatatu ni ukuba nyine unyuza aya mafaranga nabibabwiye. Noneho twagiye ku nguzanyo ya gatatu. Iyi nguzanyo rero ya gatatu bayita micro business loan. Ni inguzanyo ku bacuruzi bato. Ntago ari inguzanyo z'abantu bakeneye amamiliyoni. Ushaka amamiliyoni utwara cyangwa utwara ingwate muri banke bakaguha inguzanyo ifatika y'ingwate. Iyi ngiyo ni inguzanyo ihabwa abacuruzi batoya, ni bato cyane pe. Ibyiza byayo by'inguzanyo ngiye kubabwira ni uko nyine iteganyirizwa urubyiruko hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 35. Noneho ikindi itanga amahugurwa n'inama ku bijyanye n'ubucuruzi. Icya gatatu nuko ushobora kuyifata nta ngwate cyangwa ubushobozi gusa ugaragaza ubushobozi bw'uko uzishyura byonyine. Ibisabwa rero kugira ngo ubone iyo inguzanyo
nuko kuba ufite igitekerezo nyine ubwo n'umushinga w'ubucuruzi cyangwa usanzwe ufite ubucuruzi butoya. Icyakabiri ni ukwerekana ubushobozi bwo kwishyura inguzanyo. Ese uzishyura ute, business yawe ikora ite, ese nyine uwerekana uburyo iyo nguzanyo izishyurwa. Ikindi ni ukuba witegura kwitabira amahugurwa atangwa na banki. Hari igihe bazajya bategura amahugurwa runaka ukaba witegura kuyitabira. Noneho inama, ikindi navuga, izi nguzanyo kubera ko aba ari inguzanyo ufata nyine mu gihe cy'ibibazo, izi nguzanyo kandi zikaba zidafite ingwate, inyungu yazo ibiri hejuru nyine pari raporo n'inguzanyo wafata ingwate ukagenda muri banki. Rero usanga inyungu iri hejuru, ariyo mpamvu mubwira ngo ufite ubucuruzi butoya banza urebe niba inyungu ya banki inyungu yawe izabasha kwishyura inyungu ya banki, nawe ukagira icyo ukora. Ntabwo ukwiye guhita ubyirukankira ngo uhite ubikora, banza ugenzure niba koko inyungu winjiza mu kazi kawe izabasha nyine kugufasha kwishyura iyo nguzanyo ya banki. None inama ngewe ntabwo wari ushaka gufata ino nguzanyo. Nubwo izi nguzanyo zidakenera ingwate, banki isuzuma ubushobozi bwawe bwo kwishyura hifashishijwe amateka ya konti yawe. Ukunda kunyuzaho amafaranga menshi se, nta rindi deni ufite muri ry'iyo banki se, amateka nyine ni nka historique nyine ya konti yawe. Ikindi ni uko amafaranga winjiza nuko witwara mu bijyanye n'imari. Ni byiza kuganira n'umukozi wa Equity Bank kugira ngo umenye neza inguzanyo ikubereye. Ushobora gusanga inguzanyo ushaka atari ikubereye, uyu mukozi wa banki akagufasha kuguhitiramo inguzanyo nziza ikubereye, cyangwa se akakubwira uko wabigenza. Ikindi kandi rero ibi ngibi mba narabishatse, nyine uramutse ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 078819 0 enye. Iyi ni nimero ya muri Equity, ukaba wabasaba cyangwa se ukajya kuri Equity ikwegereye ukababaza neza bakagusobanurira. Kuko ngiye bimba mbabwira kenshi, hari igihe bimwe mba naragiyeyo ibindi narabikuye kuri internet nkabimenya, cyangwa se nsanzwe nanabikoresha nkavuga ngo reka mbisharing abantu banjye. Murabizi ko dukunda kuvuga ku bintu by'uburyo wabona amafaranga, uko wakiteza imbere, uko wagira amafaranga menshi ugatera imbere. Ni byiza kwigira kuri banki rero ukamenya uko wabigenza, ukamenya uko wabona iyi nguzanyo, wabona ari ntoya cyangwa se itakubereye ugashaka ingwate. Mbibutse ko bemera no mu kwishingira. Ushaka kuba ufite umushuti cyangwa se umukire muziranye, nabigishije kujya mumenyana n'abakire, akaba yagutiza ingwate akemera kukwishingira, ukajya muri Equity bakaguha inguzanyo kuri ya ngwate, apfa kuba yemera kugutiza icyangombwa. Ikindi kandi kuba ufite ingwate ntabwo bikwemerera guhita uhabwa inguzanyo muri Equity Bank. Narabibabwiye, nagiyeyo nshaka kugira ngo mbone ingwate, ariko kuba ufite ingwate mbonekere dayimi, kuba ufite ingwate cyangwa se ufite business ntabwo bikwemerera ko baguha inguzanyo. Ugomba kuba ufite business ikora neza, ukagaragaza nyine uko yinjiza n'uburyo uzishyura banki. Ikindi kandi ukaba ufite n'ingwate. Urubuze kimwe n'ibyo ntabwo inguzanyo wayibona. Ufite ingwate nta business ukora biragoye. Keretse iyo ngwate yawe ari inzu kwishyura ikwinjiriza amafaranga, banki ikaba yabasha gufata kuri ya mafaranga yanzu bitewe n'inguzanyo ushaka, ikabona ko izajya ibasha kwishyura. Naho ubundi ugomba kuba ufite business iraninga neza, ukerekana uko uzajya wishyura, baranagusura bakaza bagukora expertise bakayikora, niba ari amazu, niba ari ubutaka, niba ari iki, bakareba niba inguzanyo uri gusaba ibyemerewe, ubundi bakaguha inguzanyo. Nawe rero ukabonye inguzanyo ukaba watangira gukora business bikagenda neza, ukaba wagura ikibanza, batanga inguzanyo y'amafaranga yari yo yose ufite ingwate, izo kubaka, izo bucuruzi, izo kugura amamodoka, izo kugira umva batanga inguzanyo zose. So murakoze rero nabasharinga uburyo wakibonera akaguzanyo karaho ka makeya, nawe ukiteza imbere, ugatangira kuba wakiteza imbere. Ariko mugira ubwenge, mubanze umenye niba ibyo winjiza bizabasha kwishyura iyi nguzanyo. So murakoze rero, nagiye muri Equity gusa niho nababarije, kuko nkorana nayo na Beka, nkorana nayo, nzajya n'ahandi mbabarize. Ariko ngeyo na Beka ifite system ya Quick nayiranguriza 500. So wabaza rero ushaka inguzanyo ifatika nini ukajya muri banki, mbere yuko uyisaba banza ugende umenye neza ibyo ukeneye, ubaze umukozi wa banki ubishinzwe. Murakoze cyane, mukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo mujye mubona ibijyanye n'amafaranga byose no kwiteza imbere, kugira ngo tugire ubukire. Mu by'ukuri tugire ubukire kandi tubukore, kandi dufatanye ndetse duhane amakuru. Murakoze cyane, kora subscribe.